yarandebaga yarinzi kandi aho yari yarajyanye umugabo wanjye yari hazi suko yagombaga rero kurera abana kuko no mu ijambo rya iravuga ngo ndi se w'imfubyi kwiyubaha iyo umuntu yambaye akikwiza aba mwiza ubundi baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko sutyo ese ubwo bagapfunduye ubwo nyine nta biba byarangiye nyine nta by'agaciro bafite nta gaciro kaba karimo. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabire umugisha Imana iho umugisha mwakoze cyane abadukurikiye muri hirya no hino ku isi nge ndikuzo Emi ndanezere kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya turi kumwe n'umubyeyi uraza kumura muri kamera koko kandi ko kuri kumubona ndabashuhuje mu izina rya Yesu nitwa Mukagatare Grace umubyeyi ukuze ukunda abana amina ukunda urugero rwe ukunda n'igihugu muri rusange. Amen. Reka tubashimire rero mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi Imana iho umugisha murakoze kubw'uyu mwanya w'agaciro muduhaye. Tugiye mu kiganiro cyitwa uburere buruta ubuvuke hanyuma turashimira aho twanyumaye byatambutse ukoze subscribe Imana igumugisha warakoze cyane nawe utarayikora uyikore kugira ngo tugaruke kuri byinshi by'umumaro kandi byadufasha mu buryo bw'umwuka n'uburyo busanzwe. Umumama turi kumwe rero twifuje ko tuza kuganira kuri iki kiganiro cy'uyu munsi kitwa uburere uburyo buruta ubuvuke. Yatangiye atwibwira mama mutuye Ntuye Kanombe umurenge wa Nyarugunga. Abantu ba Nyarugunga reka tubasuhuze badukurikira abari mu gihugu n'abari hanze yacyo by'umwihariko reka tubabwiye tuti muhabwe umugisha n'Imana ko mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro gikurikirwa n'abantu batari bake kandi batari mu bihugu kimwe bibiri bitatu ahubwo ibihugu byose muri rusange ku isi baradukurikiye. Mama tugize umugisha wo kugira ngo tuganire muri uyu mwanya. Kaduce bugufi tugusingize nyiri cyubahiro. Amen. Turakuramije nk'Imana turagushimira ko wabukesheje amahoro ukaba watwongeye umunsi wo kubaho. Turagushima mwami w'abami kuko nibi turimo ni wowe wabigennye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko iyo tutaba tutaramutse amahoro ntituba tubishoboye. Ndakwinginze rero ngo ibiganiro tuganira byose mwami ntibigukomeretse ahubwo bikubereye icyitegererezo cyabo waremye kandi mwami w'abami ukomeze utugirire neza kugira ngo dukomeze tujye dukora ibigushimisha bisabye ntuje nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iho umugisha ndanezerewe. Hari amakuru amwe namwe namenye avuga ko uri umumama wibana. So iyo mvuze umumama wibana bitanekereza wa mumama udafite papa w'abana asa naho ari wenyine. Hanyuma nituza kuvuga ku burere n'uburyo abana barerwa kera hari ukuntu bavugaga ngo umwana warezwe n'umugore urumva ngo busanga ngo nta burere urumva ibyo mu Kinyarwanda hari ukuntu babivugaga ariko none mwe mugiye kudusangiza koko se n'ukuri ukurikije ibemwe mwaciyemo wenda turibuze kunyura mu ncamake ubundi iyo bavuze ngo uburere buruta ubuvuke babashatse kuvuga iki? Iyo bavuze ngo uburere buruta ubuvuke bisobanura ko uyu mwana arezwe neza nawe aba intangarugero yaba azabyara cyangwa se n'abandi bari hamwe nawe. Ni ukuvuga rero ngo uburere ntabwo bimenyesha ngo umwana iyo arezwe isadahari akagira umubyeyi umwe akavaho ntabwo uburere buhinduka ahubwo burakomeza ukaba umurezi w'umwana kandi agakura akaba neza. Nk'urugero nakwitangaho urugero jewe napfakaye ndi muto sigara n'abana bagera ku 9 bato nabo ariko kubera imyifatire mizima myiza umugore yasigaranye abana baba abana bazima beza ngira ngo niyo wakurikira nk'abantu babuhoje igihugu cy'u Rwanda
abaruta bose bari bararezwe na ba nyina benshi nubwo yaba ari perezida wa repubulika yarezwe na nyina isi bari yarapfuye kera bakiri mu Rwanda ni ukuvuga rero ngo ngira ngo mujye mureba ko ari umunyabwenge cyane iyo tutamugira n'ubu ngira ngo ibintu biba byaraye tumufataho icyitegererezo cyane umubyeyi mwiza rero w'umugore agomba kuba umugore wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyaba intangarugero mbi imbere y'umwana we. Aha ndavuga nk'abagore bajya bifashisha ngo umuntu ntabwo yashobora kurera umwana wenyine, bakatasira bakajya mu bagabo, usanga asangira umwana n'abagabo kubera ibyo yamwerekereye. Hari n'umugabo ushobora kugusanga atari we washaka, ahubwo akurikira inkumi yawe iri mu rugo. Reba nk'uko ngana uko ubu nazana umugabo akaba ari igihe asanga, akaba ari igihe ashaka, yaba ashaka umukobwa wanjye. Noneho rero iyo utanze inzira mbi nk'iyo, usanga usangira abana usangira abagabo n'abana bawe. Mama, nagize umugisha wo gusanga uri mu mwuka mwiza wo gusenga. Amen. Hanyuma bivuze ngo urakijijwe, none agenda umutware yigendera Imana imucyura, wari ukijijwe? Oya, nari ntakijijwe. Hari ubwo yagusigiye abana bangahe? Yasigiye abana 9. Abana 9? Ubwo mukuru yanganaga iki? Bose bari bato, yarafite imyaka nk'irindwi ngira ngo cyangwa 8. Akurikirwa n'abandi akurikirwa n'abandi. Twabyeraga vuba, kera twabyeraga ni hafi buri munsi, kuko twabyeraga abana batarangije umwaka. Okay, wenda ntihuse cyane. Umuto wagusigiye ubungana iki? Abyaye ubu afite inda ya 2. Jesus Christ. Oh, it's amazing. Imana ni nziza koko. Ndanezerewe cyane. Numva nagiye kugira emotion. Nikoze bari abahungu n'abakobwa baravanze. Bari abahungu n'abakobwa, ariko naje kugira umugisha muke, cyangwa se sinabivuga ntyo, kuko namenye Imana uko Imana yabishatse niko byabaye. Abari bakuru barapfuye, hagumaho abato, ariko bariho. Yo pole hapfuye, ariko bakwipuye bakuze, nta wishwe n'umukeno, nta wabuze uko agira, kandi nta kintu na kimwe nigeze nkora gisabira kiba cyanjyana mu bagabo, kiba cyasabiriza, kiba cyakora ibintu bidafatika ngo ndere abana. Ibyo byabaye nyuma y'amateka y'igihugu cyacu mabi cyaciyemo. Ibyo byabaye turi mu mahanga. Ego. Twari tukiri mu buhunzi, naje kubatahukana, nayoboraga bari n'abategarugori muri icyo gihe. Nza kugira kwifuza gutaha vuba kugira ngo abanyarwanda batadindira gutaha. Ibyo twari dufite byose turabita, nzana nabo bana. Ndakubwira rero iteka ryose iyo Imana yireba wifashe neza, ikintu cyose iragikora. Mama, sindi buye kugutindana, simbikunda gutindana abantu bakuru. Ariko mfite ibibazo byinshi. Mbibaze n'ukuri kw'Imana pe. None se mama, uje n'abana benshi, uje mu gihugu, bana baracyari bato, tugeze mu gihugu ntunakijijwe. Abantu benshi icyo gihe nubwo benshi bari mu gahinda, habarimo no guserebura intsinzi, birumvikana ko abanyarwanda babohowe. Hanyuma wowe ndashaka kumenya, ugeze mu gihugu n'iki wabonye cyagukomeje cyatumye udafata umugabo ko ukiri muto? Nukuri mukana avuze ngo urasirakoze cyane, ntabwo ari bibi, kumbaza kuko birakenewe. Twari dutashye mu gihugu, noneho kuba ntarahemukiye mu mahanga, nta nubwo najyaga guhemukira mu gihugu cyanjye. Wow. Mpageze nashoboye kwanga kubohoza inzu. Wanga kubohoza inzu? Cyane rwose. Kandi uri umupfakazi cyane. Bari ufite uburenganzira? Buriya umuryango wa FPR wari waratubwiye ngo
tuzatura hadatuwe n'umuntu kugira ngo two guhungabanya umutekano w'umunyarwanda uri mu Rwanda duce ikibazo cy'ubuhunzi burundu mu banyarwanda. Rero nageze ino muri iki gihugu nkibifite ndavuga ngo ntabwo ndi butatira igihango kuko ibyo bintu narabyemeye, narabyigishijwe, narabyumvise, ngomba kubyubahiriza. Maze kwanga kubohoza inzu nashoboye kubaka inzu y'ikigonyi bya nashoboye kubaka nanze kubohoza inzu ntazi benezo nkurikiza ko nubahiriza ibyo nari narasezeranyijwe n'abanyuboraga. Uyubaka ugeze hano i Kigali? Nayubatse i Butare. Uwo ni wowe ndi kureba ku ifoto? Ni jyewe. Ndavuga ngo ngomba kubaka inzu nshoboye ariko nkakora iby'ubuyobozi bwanyoboye icyo gihe bwanyigishije. Uba muri iyo nzu? Mba muri iyo nzu. Kuva ryari ubwo? Nagiyemo muri 1995. Abana barananseka cyane baramubwira ngo mama yatashye afite seansi ruti yacu. Ndababwira nti nuko mwarwanaga jewe nabanye umwanya wo kwiga. Babandi bakuru. Noneho nashoboye kuhaba ngeze mu 2006 Perezida wa Repubulika mpinka yagira inka. Nshobora kuva muri ya nzu nubaka inzu y'ibyumba 3. I Butare? bitatu i Butare. Ukirera abana bawe? Nkirera abana banjye. None se bose bari barashoboye kwiga ariko muzi subukura ukuntu bize rero. Imana je nayivuga utaranatangira kuyimbaza kuko ni utarayimenya y'ibikuzi. Yesu ashimwe. Amen. Yarandebaga, yarinzi, kandi aho yari yarajyanye umugabo wanjye yari hazi. Soko. Yagombaga rero kurera abana kuko no mu ijambo ryayo iravuga ngo ndi se w'imfubyi. Ariko mama uretse gato tukiri aha hari abandi bapfakazi mwazanye mu gihugu ndetse bari benshi pe, hari n'abapfakazi bageze mu gihugu, hari nabo mwanganaga, hari n'abakurutaga, ariko batagize uwo mutima wo kwihangana ngo bumve ko barera abana nta wundi muntu ubatera inkunga. Ndavuga umugabo. Wewe wumvaga wishingiye kandi utaranakizwa none? Ntaranakizwa. Jewe ubundi kuva watangiye umbaza ngo uburere buruta ubuvuke. Ego. Nk'ababyeyi bandeze. Bari abantu beza cyane biyubaha bafite ikinyabupfura. Wow. Ku buryo twatojwe kuba abanyarwanda tukiri no mu mahanga. Katubwira ati niba mwagiye kwiga ntugere mu nzu yanjye uvuga icyongereza, ntuzuvuga ikigande, ntuzuvuga ikinyankore, ejo ntazapfa ukaguma hano wibwira ko uri umunyamahanga. Twebwe turi abanyarwanda. Ugomba kuvuga ikinyarwanda. Ugomba kuvuga ikinyarwanda. Abanyarwanda bitwara batya? Abanyarwanda bitwara batya. Abanyarwanda barubaha, abanyarwanda banga agasuzuguro, abanyarwanda bagira ikinyabupfura. Ikinyabupfura rero twakuze ari cyo kituranga kuva mu bwana. Ntabwo byari igitangaza gushibuka mu muryango navukagamo ngo nzakore ibidakwiye. Araho navutse, araho nashatse, bose bari abantu biyubaha. Jya uri Butare rero muri cya kigonyi wubatse? Butare muri cyo kigonyi nakibayemo rero cyanejeje muri icyo kigonyi. Ndi muri Uganda nari mfite abantu mpingisha bangana n'abantu 45. Uhemba? Mpemba. Ariko noneho ndi mu kigonyi Butare nkiri muri Uganda banyitaga ko. Ako. Akana Rwanda kaze katurete de sente zafe. Oscar. Ubundi bikananira kujya kubahemba nkumva ndababara mu nda nkajya kuryama. Ariko icyanshimishije muri iyo nzu y'ikigonyi wabonye
nari umuntu usohoka nkeye nguwe neza, iwanyu ni iwanyu, naranezerewe. Nkaba nshimira n'ingabo z'igihugu zanyumye. Nukuri kw'Imana. Nukuri. None se hano ntago wajya kubona abantu bagusura bifuza kubabunganiza, ndavuga babagabo bose byarabaye kenshi. Hari n'umuntu w'umuzungu wigeze kuza ashaka kunkwa inkenye. Noneho sinari nzi ibyo akora, nabonye indabo ndazakira. Noneho zimpaye nari ndi muri jaride nkoramo isuku, nzishyira hasi. Nzishyize hasi arambwira ati nakwerekaga ko ngukunda. Ashaka kunsoma, ndamubwira nti ndakwihane, ntuzanagize n'ubundi, kuva uyu munsi ntuzongere no kungarukira mu rugo. Yarasanzwe ari umushuti wawe? Oya, yaraje gusa yigendera. Burya ibigeragezo nyine yarakuzi se bibaho. Mujya mbabarire kuko ngiye kukubara mu bandi. Abagabo ntabwo bajya bakunda abo bazi. Oya, ngaho ye. Uwakuzanye nawe wese urikundira, amubera mwiza, nawe yasanga ari indangara nuko bikakambikana. Ariko abasazi bombi bagahura. Uwo rero uramwanze, uramuhuti wowe yavishije. Nagize Imana rero ngarukira kuri uwo, ngira ngo abantu bose bajyaga babibwirana baturiye umuntu ntabwo asanzwe, arera abana be. Buriya wambwiye ku kiganiro cyiza nakijijwe niba uzamenya ibyanjye, kuko nagabiwe inka n'Uwiteka biturutse kuko nanze kugira abagabo bashobora kunyinjirira mu bana. Ese tukiraha wumvaga ufite umutima uvuga ndera abana banjye, n'ubundi wumvaga nta mutima wo kuba hari undi mugabo ukeneye? Ese wabifashwagamo n'iki? Ibintu byari bibiri. Ntabwo najya kwishumbusha umugabo napfushije. Icyo nicyo kimwe cyabanje kunaniza. Ntiwumva ako kantu gasubiremo? Uko niko kuri. Nukuri kw'Imana. Ntabwo najya kumwishumbusha kuko ntawamuruta. Niwe wari warabyaye abo bana. Ntabwo najya kubona se wabo rero bwa kabiri byari byarangiye. Ntabwo najya kugira ikindi kintu nkunda, kuko ubona ari narakunze Imana yari yamutwara. Dore imyanzuro. Hanyuma abana bo babonaga mama ameze gutya, nta bibazo bamubazaga rimwe na rimwe? Abana oya. Abana babaza ibyo babonye burya. Ntabwo bapfa kubaza ibintu batarabona. Uyu muzungu se wowe yamenye ko ari buzane inka enye? Yabibwiye umuturanyi. Abwira turiya muntu namubwiye ngo mutwarire abana mbajyane hanze mukize, none yananiye, ahubwo ntashaka nuko mwegera. Barabimbwira ariko numva njye nafashe ko ari nka shitani yari yamuzanye. Kuko wumva shitani yamuzanye? Ni shitani yari yamuzanye. None so abantu bari bato. Kuvuga ngo aratwara umuntu ushaje, atware n'abana be, izo mvune zose yaragiye kwigereka biziki. Ibyo bintu rero nabyo byari ngombwa kuntera ubwoba. Numvaga ari nka ariko ubanza uwo muzungu yaraje maze gukizwa. Ubanza yaraje maze gukizwa, ndabyibutse neza, kuko nicyo gitumye nanavuze ngo ni shitani bamuzanye. Ngo angerageza arebe ko ibyo nanze kera nabyemera. Ese ko n'ubu numva kuva na kera yari ukijijwe jya ubundi wakizwaga iki? Umuntu ugira imyanzuro imeze gutyo yo kutisuzuguza? Birashoboka burya. Hari ubwo gukizwa ubundi ntabwo ari ugukizwa ko wabanje guca ibintu. Oya, ni ukugorora umutima muntu Imana yaguhaye ngo ugire nk'uko ugomba kuba. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Uri n'umubwiriza butumwa. Hariho ubwuba
wenda waba utajya no muri ibyo ariko ukagira n'ibindi byakurangaza ukaba wakwirirwa uvuga ubusa. Imana rero iba igomba gusubiza mu murongo mu mwanya, none se umwanya wawe yajya karame. Ko aba bantu bafite ari bato ubatse inzu y'ikigonyi Butare, abana bagomba kwiga, inkunga cyangwa ubushobozi wabukuraga hehe? Abana banjye rero bigishijwe n'Uwiteka rwose. Nakubwiye ngo niyo utarakizwa Imana ibikuzi, amen, ibikureba. Kandi noneho kuko yivugiye ngo ni se w'imfubyi, mwana wanjye irabyubiha, irabikora ukuri kose. Byari nk'ubufindo. Hamwe naririraga umwarimu agatanga minerivare, ahandi nkagira nkabona leta irangobotse muri bya farije oya ni minaroke sinzi iki intuza yigeze kuntangirira abana, ntabwo nibuka uko bayitaga, ariko yagendaga ibatangirira kandi abana ngira umugisha bagira ubwenge, barangiza umwaka wa 6 mukuru bagatsinda neza bakajya muri universite ntongeye gushakisha. Ariko ntabwo nigeze ngira ikibazo, Imana yarantabaraga ahantu hose. Wow. N'igihugu cyanjye ntabwo cyandangaranye. Nk'uwo mukobwa wambazaga wa Bucura yatangiriwe na leta. Yes. Hanyuma bose barize bararangije. Bose barize. Abari bararangije nabo bashize. Ubu hariho umwe urangije kwiga. Hari nk'ababiri. Jya Imana iguha umugisha, warwanya urugamba kandi ururwana neza. Kuri Imana ishimwe. Ariko uyu munsi noneho uko imyaka yagiye ikurikirana, tugusanze ahantu heza, n'abari kureba ahantu twicaye harasa neza. Amaherezo y'ikigonyi byaje kugenda gute? Amaherezo y'ikigonyi rero ndarata Imana kuko byose niyo nagiye mbibonamo. Mu kigonyi nateraga rero ukagira ngo ndi muri etaje. Nese ubundi waje gukizwa ute? Ngashima kugiye kuzana ibintu byiza kandi kutari mu bice ngo bikunde. Tuzabigarukaho. Hoya reka tuvuge aho mu gato. Aha. Naje kuba maze muri icyo kigonyi, naje gushaka ukuntu ndera abana nicaye, mbese ugiye hahandi wa mwana yakubajije ukavuga ngo tuzahasubira ubundi. Nanywaga inzoga ya Primus ntarakizwa. Noneho naje kuva mu murima ku manywa, numva ngize inyota. Ariko mu buzima bwanjye ntarakizwa najyaga nanga Yesu nkakunda Imana. Noneho rero nari narahimbye umuvugo, najyaga nibwira ko Yesu ari ibintu byahimbwe n'abazungu. Abantu bavuga rero yankapfuka amatwi, nkumva barasakuza, nkumva simbishaka, nari umunyagatulika. Noneho nza guhimba umuvugo rero ngira ngo mvaniho Yesu. Ndavuga ngo umuzungu amaze kugera i Rwanda yaritonze ariherera, asesera mu by'umutungo, itorero ararisesa, atwibagiza umuco karanda, twinjizamo gusenga, ari nabyo n'ubu bitujijisha. Ntiyasanze tuzi gusenga mu muco wacu nk'abanyarwanda. Wakoraga mu gahanga ukayita intangarwa, wakora mu gituza uti ntura mu gihugu neza, wakora ku ntugu zombi uti ntwara inka n'ingabo, ngashibuka nkamera nkitwa Nyirihuta Imana y'u Rwanda. Amaze kubyitegereza umuzungu abihindura ikimenyetso, abakabaye babikosora kuva ubwo barijijirwa. Wabazaga ababyeyi byakorwaga kuva kera bakagusubiza badafite ubwo batikirize yaciye kirazira. Aho rero nkeka ko ariho Imana yarakariye. Iravuga iti uyu muntu utarize
nahaye ubwenge gusa kuko namuremye nkamushyira mu ishusho yanjye, none akaba agiye kurimanganya ibi bintu agatesha abandi umurongo, ntabwo ari byo. Mvuye guhinga nicara nari mfite urutoki rwanye nsharira nkumva ndishimye, nicara mu rugo naka primusi, ndayigotomera ibaye igice, ndavuga ngo ariko Mana wampaye amatuka nkizira iyi mvuna muheto. Iryo jambo aho ryaturutse ntabwo mpazi. No kuvuga ko wa mugabo yari yarakaye, kuvuga ati uyu muntu agiye gutesha abantu benshi umurongo, ni umuntu ukunda abantu kandi abantu benshi baramwumva, nakomeza arabica. Noneho nararangije ndahaguruka ndigendera. Icyo nasaba tukiganira, numvise namwe mukunda Imana, ni ukujya mumenya neza ikintu mwavuganye n'Imana. Ntuhaguruke ngo ugisige aho wicaye, kuko narakihasize. Navuze ngo Mana mpa amatu nkiza inzoga, mbikoze ndahaguruka. Imana yaramanutse ijya ahantu bita Nyaruguru. Nyaruguru nta muntu, nta data watuyeyo, nta mugabo wanjye wabayeyo, mama waturutseyo. Ni ukuvuga ngo iyiza kubikora ihereye mu Mutara, mba naribwiye ko ari abavandimwe, nkibwira ko ari inshuti z'umugabo wanjye wapfuye zabikoze. Ariko ikikwereka ko Imana ari igitangaza. Yagiye ahantu, nibwira ko n'icyatumye Imana ikanjyana i Butare yashaka kugira ngo inshyire hagati y'ibintu bimfundiriye byinshi, nshobore kuzayimenya. Haleluya. Amena. Amena. Imanura abantu inaha, abagore n'abagabo bakora ishyirahamwe ry'inka. Buriya abantu benshi bibwira warutangire nko kuri ibi bintu twicayemo. Abantu babona ibintu nk'ibi bakarengwa bagata umurongo ugasanga bihinduye nk'amabuye. Ariko icyo nakuboneye, ibi bintu si ibyacu tuba ducumbitsemo. Ni ukuri. Bishobora kuzacumbikuuramo abana bawe bakabibamo. Bazabivamo bikazababwamo n'abandi bantu utanazi. Yesu ashimwe. Amen. Abo bantu rero baricaye bakora ishyirahamwe ryabo ry'inka, noneho baza gutora komite nyobozi yabo. Uwo batoye nka perezida arababwira ati sinshobora kuba mu ishyirahamwe ritarimo garasi. Bagenzi be baramubwira bati se burya ubona yambara neza ukagira ngo agira amafaranga. Uho yambara ikintu afite? Reka. Bati nta nka y'inzungu yabona yo kuzana hano, nta kotizasiyo y'ibihumbi 20 yabona buri kwezi, none se wamuzana hano gute? Arababwira rero cya kintu wambajije kare kiragarutse. Arababaza ati Mukagatare ko ari umupfakazi, tukaba tumwusangira nawe inzoga, umuntu kandi tukaba tumukunda twese. Hari umuntu wigeze kumubwira ngo bararana akamukundira kugira ngo bamufashe kurera abana be? Baramubwira bati reka. Bati ibyo uvugishije n'ururimi rwawe biba birangiye arakwanga. Yesu ashimwe. Amina. Urumva ko aho nari narakizwa. Arababwira rero ati noneho rero iyo nkimubuza kuza hano ndayimuhaye. Imana ishimwe. Amena. Ntabwo nari impari. Ninde wari wagiye kumpesha inka? Data wari uhari wenyine. Data wo mu ijuru nari nabwiye ngo mpa amata. Haleluya. Amena. Amen. Mugenzi we wari meya Abanyakizu aramubwira ati nkagutanga kumenya Mukagatare uwo mugabo wampaye inka ya mbere yitwa Ndatinya. Dr. Abinahakorera ku hano i Kigali. Uwari meya aramubwira ati nkagutanga kumenya Mukagatare ukantanga kumuha inka. Ati nanjye ndayimuhaye. Byaragatsindwa mitsingira gatsindwa amatara abonetse. Nubwo turi kuri televiziyo wafasha tugakomera Imana. Ariko Imana dukomera Imana amashyi. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Arahaguruka umugore wabo aravuga ati uwo mumama mwavuze ibigwi byiza mutyo, nanjye iyo kotizasiyo nzayitanga y'ibihumbi 20 buri kwezi. Haleluya. Kugeza igihe nzabonera amafaranga.
kugeza igihe azabonera amafaranga azashobore kugira ate kujya mu nabazo bashe kuparticipa nk'abandi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Nuko byagenze rero. Baramuhamagara ngo turamuhamagara tutafite icyo twamuhishiye. Barirukanka bashaka inzoga bitaga ngo ni za kinigi. Bagura ihene, bagura ibitoki, bararotsa za brusheti, barantegereza. Baranyobora rero njyayo. Wow. Ngezeyo za nka barazima. Aho nibwo bwakeye mu gitondo cya kare. Ubwo hahani nakubwiye ngo mujye mwiyibutsa ibintu mwavuganye n'Imana. Urabyibagirwa ibije ukagira ngo ni wowe wabikoze kubera ingufu zawe. Noneho rero ubwo naricaye barambwira bati turifuza kubana nawe mwishyira hamwe. Ndababwira nti nitera batuzana inkimwe y'inzungu ukajya uzanira kotizasiyo y'ibihumbi 20 buri kwezi. Ndababwira nti rero inka ziheruka nkiri muri Uganda. Nubwo wanyaka ibihumbi 5 ntabwo nabibasha. Babazanye inka itibije kubyara ica imbere yanjye. Barambwira ngo iyo nka ni yawe. Noneho nareba mu gishanga aho twicaye nkabona hari inzu y'ibati. Ndavuga nabo bantu babonye nzi gukora bubaka inzu y'ibati ngo bamvane muri ya nzu y'ikigonyi. Noneho nje mpinga urubingo rwabo kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5. Nibigeza ku wa 6 mbe nakarabye nambaye neza mbakire mbaha amata. Murabeshya ntabwo muri bumbone. Naje kutaha rero ndavuga nti simukadi yanjye ndayijugunye. Batazongera kumbona. Yego ko bagesera. Bari bamaze kumpa inka yitibije kubyara, haba haje nindi ikomakoma kwima bati nawe ni yawe. Wa mudamu arahaguruka ati nanjye ibintu bakuvuza udahari simbisubiramo, ariko iyo amafaranga nzajya nyatanga kugeza igihe uzabonera akanya k'amafaranga nawe Imana izayaguha. Nuko byagenze nta handi bujugunye simukadi kugira ngo abantu batazambona. Wumvaga izo mpano utazemera? Numvaga bari bunjyane kuba umukozi w'urubingo rwabo, nkava ku muhanda aho nari nibereye mu nzu y'ibyatsi bakangira umukozi wabo. Ariko icyantangaje imbaraga z'Imana. Haleluya. Nagejeje mu gicuku saa 8 barampamagara bati inka yawe ibyaye inyana ejo tuzaba twayigejeje aho. Ndavuga nti burya bya bintu nibyo. Aho rero mu gitondo inka yaje nibwo navuze ngo mumbanire inzoga mu rugo. Amina. Muvane icyapa cyanditse ku irembo cyanditseho ngo Sinake Bari Sangano. Mushireho himbazwa Mana. Amena. Nibwo nagiye kubwira padiri rero ngo ampe nihane nshobore kujya imbere y'Imana neza nishimire mvuge n'ibyo yampaye. Ubwo ni mu mwaka? Mu 2009. Mu 2009. Naratangaye, naragiye, ngezeyo padiri aranga. Arambwira ngo nugusoma misa. Ndamubwira ntabwo biri bushoboke. Ni ngomba kujya ahantu nkavuga ibyaha byanjye, nkihana, narangiza bakansengera ati ibyo biba mu waporoso. Nuko nagiye. Uhugiye mu waporoso? Bangiye mu waporoso. Ngezeyo baremera ndihana, ndakizwa, ngira urugendo rwiza mu Mana. Urugendo rwo mu Mana yanjye rero ni rurerure. Tuzaruganiraho utaha. Rwose icyo kiganiro uzagisubiramo aho nashaka kukwereka uko Imana yangiriye neza kugira ngo ngere ku rwego rwo gukizwa. Amina. Nabonye Imana ku manywa y'ihangu. Izuba riva bitari ibyo kuvuga ngo igenda n'amaguru ngo wabisomye muri Bibiliya babigira batya. Amina. Natera haleluya mu nzu y'ibyatsi ikishima, natera haleluya mu nzu y'ibyondo ikishima. Nibwo interuye inyicaza muri iyi nzu. Haleluya uri Imana nyiri cyubahiro.
haleluya Amena. Mana mukozi w'umuhanga amena haleluya Amena. Mana databuja wera urakwiriye Mana no kuvuga ngo ibyo yakoraga kera n'ibyo agikora n'ubu ahubwo kwizera ko abayikurikira bayifite ni guke. Yesu ashimwe. jya Imana igumugisha. Imana ishimwe cyane. Namwe bahe umugisha abana banyu. Urakoze cyane. Noneho ubutaha tuzicara tujye muri detaye. Tuzasubira mu mizi. Tunasirimbe. Cyane n'ukuri. Tunasirimbe kuko uyu mugabo arasetsa. None wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Urabona hatarabonetse ibihembo kuruta uko uvangamo babana ukabavangamo undi mugabo. Cyane n'ukuri. Cyane. Ubutumwa wagenera abadukurikiye muri uyu mwanya bari guca mu bihe nk'ibyo waciyemo barera abana bari bonyine ari abagore bavuga ngo ndumupfakazi sinabishobora sinabivamo reka nshaka kumfasha. Uyu munsi bagenera ubutumwa mbere yuko tugana ku musozo unabereke n'uburyo umwana abyiruka kandi gafata uburere akajya ku murongo atari uko ari kumwe na se. N'ukuri urakoze cyane. Buriya ndabwira abanyumva mpereye ku bana bato kugeza ku babyeyi bangana nk'uko ngana. Buriya dufite ukuntu tugenda twibeshya ukihindura niyo wakwihindura ute ntabwo bikubuzi ibihe byawe ibihe by'Imana yagennye kandi twakabaye ahubwo tubishimira Imana kubona ko hari ntabwo abana bacu bakibigeramo. Ariko usanga umuntu yihindurije yihindura ukundi kandi ntibiri umubuze kugaragara ko ashaje. Ubundi baravuga muri Bibiliya nasomye ahantu havuga ngo imvi ni ikamba ryawe. Iryo kamba rero iyo uritaye uba watangiye guta umurongo. Ndasaba abanyumva bose ko twakwihesha agaciro. N'igihugu cyacu kirabidusaba buri kanya. Dufite umuyobozi mwiza perezida wa repubulika ubidusaba buri kanya kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro bituma umwana adata umurongo. Hari ahantu narahimbye ijambo mu muvugo ndavuga ngo kubera ko ukora nk'iby'umwana ugatinya kumukosora wagira isoni z'ababirora utabubu ntibajya bumva ngo ukunde ubintungane mu matwi yabo ubwira. Ndavuga ngo ababikora mbasabye imbabazi nibazinyima barorere. Umuhanzi nibyo bashinzwe kwerekana ikibi n'ikiza ngo igihugu gitungane. Ntabwo nasigaga ahubwo ndasaba ko abantu bose banyumva dukwiye kwiyubaha we wenyine. Iyo wiyubashye umwana akurira muri bwa burere akwiyubaha ntatagaciro. Iyo ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo wibye ahetse abayigisha bo mu mugongo. Nibyo da wazamubuza se? Oya ntabwo bishoboka. Mwana wanjye rero rwose ndasaba abanyumva ko twagaruka ku muco gakondo wacu tugakura nk'uko ababyeyi bacu batureze. Abantu barahindutse ngo ubu babaye abazungu. Uragira ucyamba nicaye aho ngaho nisomera Bibiliya n'abanashyizeho televiziyo ugasanga ababyeyi bazaba ababyeyi bejo bambaye ubusa. Uribaza ugasanga abantu bazaba abayobozi bejo bambaye ubusa ngo n'ubusirimu ngo n'abasirimu kandi uwo muco si uwacu n'umuco w'abazungu. Ibintu dukwiye gukomeza umuco wacu tukiyubaha. Iyo umuntu yambaye akikwiza aba mwiza. Ubundi baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Sotyo ese ubwo bagapfunduye ubwo nyine biba byarangiye nyine nta by'agaciro bafite nta gaciro kaba karimo. Ni ukuvuga ngo iyo wiyubashye urubahwa. Iyo wisuzuguye urasuzugurika. Nkaho umuzungu nkubwira ubu mba narahindutse naratangiye kugenda nimangarika naribagiwe ko ashaje ibintu byose byarapfuye. Sibyo?
ni ukuri rero ndasaba abantu bose banyumva ko twagumana umuco wacu, kandi umuco w'abanyarwanda ni mwiza, tukubaha ababyeyi, tukubahisha abana bakubaha ababyeyi, tukabaha umurongo mwiza kugira ngo igihe cyabo kizabe kiza imbere yabo, nabo bazagiha abana babo. murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Amen. cyane kandi ntibagiwe kubaha Imana nibwo bwenge. Amen. No kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Uwagirirwa umugisha n'Uwiteka wese yakwisangira Imana, akibanira nayo, ikamugirira neza. Dore noneho rwose umubwire ibi byavugwa n'uwabibonye. Avugwa n'uwabibonye, undi yagira ngo nibyo umuntu ayimba. Urareba umuntu utagira amafaranga yicara mu nzu nk'iyi, wowe babibona kuvuga tuzakigarukaho. Yesu ashimwe. Amen. Ibi byavuye mu kubaho Uwiteka. Haleluya. Amen. Shuti, reka tubashimire mwese, tubasabire umugisha w'abadukurikiye muri iki kiganiro. Tubararikira ikiganiro cy'ubutaha turi kumwe na Jajya, noneho twashashe inzobe, tubereke imirimo y'Imana yakoze, tubereke inzu yicayemo we adafite amafaranga kubera kubaha Imana gusa. Nukuri Jajya, Imana igumugisha. Nukuri Imana ishimwe. Nawe ndumva namwe bagirire neza. Mukomeze mu imbere y'Imana. Amen. Muyikunde. Iravuga ngo ngaho nyubaha gusa, ibisigaye nzabigukorera, kandi ngo nta n'ikibi dutegurira, byose ni ibyacu. Haleluya. Amen. Imana ibamugisha mwese wo muri hirya no hino ku isi. Nge narikuzo Emi Jajya twari kumwe, atuganirije neza, kandi koko urabyumva ko mukwiye kwesha agaciro mu byo mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ariko kambaze nshimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'Ukagira umugisha. Nukuri ndamushima, nukuri yarakoze kubaho kw'Imana yangiriye ubuntu, yabigizemo uruhare. Kuba ndi mu gihugu cyanjye, ndamwifuriza ihirwe n'umugisha, ndamwifuriza kuzagirirwa neza n'abana be nkuko yatugiriye neza. Nshimira cyane Imana yamugize umunyarwanda. Bakoze cyane. Imana yaremye Paul Kagame ari umunyarwanda, iragahora ku ngoma igihe cyose. Amina. Kuko yatugiriye neza. Mwifurije ihirwe n'umugisha w'Imana n'umuryango we wose. Imana ibongera umugisha kandi ihabwe icyubahiro. Data, turagushimye ko uri umubyeyi imbabazi, tugushimiye imirimo yawe ikomeye wakoze, tunejejwe n'ibyo wakoze. Amahanga yose abo wakoreye ibikomeye baragushima, indimi zose n'ibyaremwe byose biravuga imirimo yawe. Ninde wasimburira izina? Ni wowe uhambaye, uri hejuru ya byose, watubereye umubyeyi kandi wahagaze mu ijambo ryawe. Mise w'imfubyi, ndi umugabo w'abapfakazi. Abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni. Ntabwo tuzasoza kuvuga imirimo yawe, n'ubundi ntidushoje kuvuga imirimo yawe. Jajya umuha umugisha utagabanije, uwo wamuhaye urahagije. Ukomeze uburame, ukomereze uburame, ukomeze kuvuga imirimo ikomeye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Jajya.